se Undi wese ugarutse gukora umwana w'amabusha none se bakajya fata uje kanja kuvoma ntago bakwirukanye hano gukora ibyo basubirageje baba we ntago bakwirukanye nyine imana ibyo babirageje bisubira ko bakwirukanye garutse hano gukora reka njya kuvoma ujya kuvoma kandi ntago bakwiyamye hano ntago bakwirukanye ngo ujye gushaka kandi kazi garutse hano gukora mubonera kanigendera ubwo nyine nta kundi aho koko ngo nushaka kwinjira nyine nta kundi reka mbengira reka mbanze ariko amazi ndebe byabyo kibono bono wese do by'amafu byari binshi ariko cize kuva byasigaye tukana baramamaga telefone yanjye telefone yawe siri mu hano haruka cyane ubona none ubwo rero ntacyo genda ukana nawe iki ngira kuri karimba barakwirukanye nta kintu uzumbwira hano reka ndebe ko banyirukanye subira reka ndebe ko banyirukanye reka ndebe ko banyirukanye nise ko ndebe bajya ngo usigaye ikinyamavubi cyangwa usigaye ufite n'izina ubusuzi ko nibagiye ibintu wasize umwari ubwo wagiye muri koperative ya Nyabingi ubwo nawe wabaye ntabwo winjira hano mu gihe gihe nyiraho okay nta kibazo reka ariko ubundi uracanga uwari kujugunya ibice no kumenda waguze ko wa mukobwa ari ikigori jinjana rigera wazi ko we wasaze wowe warashaka uranga ibiceri wowe ibiceri se biramanye uzi ko ngiye bino bikorera ukwezi wowe urabimase maze ngo fata nyine cyangwa ubyihoye kandi buretse ako se wafashe ntabwo njira hano Nyabingi kazira Nyabingi kazira wafashe ibiceri wa mahero ntabyo mfashe kigishwira waje sana kuntu kiri wacu noneho ariko ninjije kandi ntabwo ninjira ariko turarwana je nawe turarwana ntunzamura isukari nakuyama wagakobore ngakora uje kuntu kiri wacu se umva nkubwire wagura amatwi nkubwire ijambo bijya hine ubwo rero uricaye uravuga ngiye okay twumvikana twumvikana nawe uranzibisha iwacu ubona nango ziba ahubwo ari wowe okay nimba utangiye kuruka usubiza amakariso adativa naguhaye nta kintu cyawe kiri muri ayawe ntabwo yacitse ndakwiyana ntabwo yacitse wajya unyitwaraho neza ko nshobora kugenda nkarabimubwira wakwihuza hari harimo ikariso imwe yacitse hagati nayo ntiwayirebera izuba urayifata utagira ngo dativa ntabwo ari yamuhetse reka ninjireho cyangwa ubwo nzagende mvuge yuko ubwo nyine nayo wayambaye ndabona wagira ngo usigaye uterura ibyuma noneho reka noneho twumvikanye noneho reka nguhe iyi saa yanjye nayiguze 20,000 ariko nyine ubwo ibangura imire no mu nda ngo dumburi mabuja ntazamenye ko wa mukecuru nawe w'umuzimukazi yanyirukanye zana turebe utabona nemeye kugwira ruswa zana nyine turebe nashakishije akazano hose ndakabura noneho ndangiye ndavuga ni wenda ahangaha nari sanzuraga nkajabura uko nshatse ndavuga ni wenda reka nayo gabanya amagambo izane ndebe none se reka nkureho umukoba nyine hanyuma urayima yuzuye ndebe nyine ntabwo nge nari nemera yuko mwagororotse mwabaye abana bazima yogoko kuri pe kugira ngo byemere neza twose ibintu ku ishuri ahubwo tugatwiye no ku ishuri tuzigatwiga n'ubundi none ikimenyimenyi dusigaye tunasenga iri joro ko numvisha induru ntabwo ari twebwe ni ukuri pe ibintu byarahindutse ntabwo bikiri nka mbere kwa kundi ngo muri karitsiye abantu bakoze amakosa ngo ni twebwe ntabwo bikiri twebwe ahubwo ari umuhungu usigaye w'ikiraro uniga abantu wamura n'abantu bita Theogene ntabwo nabyemera simpamya ko atari mwebwe mwaraye mugoroza utabyemera koko reba twarakijije rero umusatsi dusigaye tuyogoshesha tukamera neza ya misatsi ikaraze kuko ariyo kitubonaho koko Theogene afite ubwenge nk'ikinyogote ntabwo atekereza neza wasanga ari ugwa neza abantu nimugoroba reka twe n'ikimenyimenyi twe tubere mu rugo turimo turasenga tureba na televiziyo ubundi se mwabuzwaga ni ese ko nyine yarungurara tunywa amatabi tuvuzaga tunywa ibiki ariko ngo twarakijijwe twarahindutse ubuse ntabyemezwa ni dusigaye twiga kandi byo kundi ubu nsigaye ku ishuri nza mu ba mbere oya ntabwo imize mibi mwatangiye muri abana
izarangira ari uko mushaje. erega kuba muri Yesu ntabwo bigira uko bisa. nyogoko twaragorowe twagiye mu kigo baratugorora nkanjye ubwanjye ibintu nigiye mu kigo byanyijije ko nimva no kwishuri nkajya hanze nzibeshaho kandi nta kibazo Hanyuma se umunyarwanda wavuze ngo kigororwa kikiri gito mugoroba mute mushaje. Twe twaragorowe. ariko rero ndabona baraganguje. naje meze neza batugaburiraga reba ukuntu nsigaye ngana naragangurira bamataka na siporo Twarabaye mu mahugurwa ariko amakuru mfite yose mfite amakuru y'uko bari kumurongo neza ijana. Ngurume ye nakubeshye rwose ubu nsigaye nzi gusoma kwandika n'igitabo ngiye nkwereka ukuntu noneho ngiye mpite mbikwemeza neza rwose nawe urahita uvuga uti uyu rwose ni umunyabitabo azi gusoma azi kwandika. Byemere ahubwo ubu ngubu nari ndimo nza no mu rugo kugira ngo ndebe niba bahari batabuze kuko amakuru yabo turayakurikirana neza. kuri ibyo pe turi mu rugo turimo twese nganeza umuntu wajya mbwira yuko itaba ari ribi nta kintu yakugeza yo ahubwo ngewe hari undi muhungu w'ikirara muri karitsiye ugezweho usigaye yambara amatelefone akunda kubakorera hano epfo ku muhanda. Uri buhanyereke ndahakwerekanye mu bigenda abo ndabashaka. akunda kwambura abantu nimugura amatelefone yabo. Ubundi rero umukecuru badutoye kubera yuko hari inshingano bashakaga ko twuzuza kandi izo nshingano ubu nizo turimo. Bivuze ngo rero twebwe iyo tugiye muri raporo y'akagari dusanga turi ku mwanya wa mbere, badushyize ku mwanya wa mbere bitewe n'ibikorwa turi gukora. Bivuze ngo rero twebwe turashaka noneho kuzamuka ku buryo abantu bose n'abayobozi bose babona ko turi icyitegererezo. Turimo turarushanwa, ubu ngubu turi mu marushanwa. None ndifuza ko byanze bikunze mwandangira ahandi hantu hari abana bananiranye kugira ngo naho tubashyire mu mahugurwa. Sesa ngiye rwose ubu buzima ndaburambiwe. Reba ukuntu tuba tumeze, reba ukuntu twirirwa mu rugo, ntabwo umuntu yakwishyiraho gutwara, ntabwo umuntu yashyiraho igisuko n'isuku ko ngenda birambiwe. Ndashaka gusirimuka nkamera neza, ibi bikanzu nkabivamo nkisukisha ndabihaze rwose. uzi guhinda ubusa aka kanya urugero bazagutera inda. Nta muntu uzantera inda ariko ngewe icyo nshaka ni ugusirimuka nkamera neza. Ibyo gutera inda ntabwo bijyana no kuba umuntu nese gusirimuka no gutwara inda. Ushaka gutwara inda ukamera nka ba Kamariza mukobwa. Ni ukuri mbabarira pe. Ngewe icyo nshaka ni ukumera neza. Ntabwo rero ndashaka kuva muri ibi bintu. Ubwo umeze nabi umukobwa ufite ikibazo ni he? Ntabwo ubona ukuntu abandi bana baba basa. Abandi bana si ubwo bacyari ikibazo ufite. Niba nawe we kanzu wambaye ifite n'irema ariko reba ngiye. Ikanzu si gutwaye. Abashubita hazi. Meze neza. Ngaho reba nk'uno mwana ukuntu asa. Urabona duhuriye he? Ese noneho ibintu nsanze muri kuganira igihe mwahereye murimo muraganira ibiki? Ngiye rero ubu buzima ndaburambiwe. Kwirirwa mu rugo reba. Ejo bundi nagukora dina yari ari convention. Soni yawe nago yari ari Mariyoti. Naho ngiye ngo nukwirirwa mu rugo ngo nticaye. Nago ndi umukozi wo mu rugo. Ibi bintu ndabirambiwe ngiye kubivamo n'isirimukire nanjye. Rero ukuntu ubu umeze dore ibyo bikanzu dore ngo tunaherekana numva ibintu muganira ratasheri ukeneye gusirimuka ukaba nk'abakobwa b'i Kigali. Uzi guhinda aka kanya buribagiwe koko kandi iyo myitwarire ufite muri iyi minsi. Sheri rega ibintu nkubwira nibyo ndabizi. Urabona uramutse ufite igisuko nk'iki ngikireba ukuntu umeze rero. Urabona ibintu wowe udakeneye kubigera. Batera nkunga barahari nabaguhereza. Nta kwezi kurashira bataguteye inda ndi kukubona. Shushwa. Mana we narikaze. Meze neza ye. Nari muri kuruta cyangwa nababaza. Baze nari bari gukoresha fast ko tuba turimo turihuta natwe. Ese niba ugiye ubya natwe urumva tutajya mu byacu gira vuba vuba ariko. Okay. Kabazo kamatsiko. Hano muri karitsiye nabonamo umukozi wo mu rugo. Umukozi?
kuza mu rugo se ubwo wakora iki se bwo gukora iki? akazi ko mu rugo just ntabwo ukumva se urumva nyine muri iyi minsi nabonye akazi kandi nyine birangora cyane nyine kuba nakwifasha ibintu byo kumesa ibintu byo gukora nyine nawe urabyumva ushaka akaryasi ushaka umukozi wo ku rundi ruhande kano kana kumugenda kumvisha mbega muri make ushaka umukozi ujye ugufurira mu rugo mbega kano kana ngenda nakufisha aho kubura aka kana ahubwo ngiye munshakire ukuntu tubibonera nimero akana nakeza datwe tubwire muri make gashaka umukozi mbega wo kujya agafurira mu rugo aho nakeza cyangwa kimwe akanabikurikirana agakicinze agaki uretse kurwowe uratuyoboza wangiza ukajya no kurwana ariko gute wifata ukandi ukamfata gutya mu gikanu nani ubibone gute ko abantu bambonye bavuze ngo kiri kumfata mu gikanu icyo nshinzwe muri iki gihugu ngo akangaka ushaka umukozi siwe ko tuyoboje ntabwo twakubwira ibyo dushatse uzi tukubwiye ko turiwe tukaba turi abajura urabimbwira ntabyo mumbwira ushaka iki muri make umukozi ndamubona ntawe mbona ngaho genda nta mukozi ubona ese ko numva urimo uranategeka ese ushaka icyo ubonye ushaka umukozi uri kurwana rwangana natwe urwangana nanjye ngewe uranze ngewe kwamvuze ngo urakana okay nimo komerekeje wenda nimba nk'uruta isori hanga you don't know me please I'm asking you now twebwe ntabwo twize niyo mpamvu uranzi ntabwo nzi basi kamusabe nanjye n'umuro no kunkoraho vuga utari kunkoraho Bwana bwiye iminsi bwiyumva ufite amahirwe twikomereze garafure bwana bwiye iminsi wese uri kudukurikira kambanze ngabwira bwana bwiye iminsi buri yumva yuko kakaba karimo kanisha umutwe nafata gutya ngewe nafata gutya uranze rero kumba namwe kumfata gutya mu gikano abantu bambonye bavuze ngo iki uri kunika mu gikano se iriya modoka ko yatuje buriya hari umuntu wayikozeho ako ntacyo imodoka mabuja basi mutubabarire mabuja mwiza imodoka ni yanyu mabuja basi mutubabarire kubera mfite imodoka oya mabuja wenda twahubutse wenda mabuja mutubabarire nyine mabuja situkubera umutwaro rwose twihanganira guhera uyu munsi ntimuzongere n'umunsi wa rimwe gusuzugura uwo mubonye mugendeye ku gihagararo cyangwa se uko agaragara just kandi ntabwo nsa nabi ku rwego mwari kunsuzugura mwitwaje akanaga mabuja no kuri mutubarire pe mabuja no kuri mutubarire pe naho mutubarire naho tuzongera mabuja mwiza mutubarire reka maze mubwire sibyo basinyitaho gato kumba bari nkaba nzongera no kugira umuntu asuzugura rwose pe kandi nyihangane mabuja no kuri mutu kwigende nubone ko nari ndabigende kuri hano ni wowe se tugende ngwino banguka ariko ngwino tugende ngwino ngino wati ese ni bikiri murambe ngwino tugende ariko banguka ngwino ariko ako se ngwino tugende ngwino tugende nyine nkubwire nye mureke nkikubona rero nahise mbona ufite wavukanye amashuri 6 y'ububoyi na kaminuza urayirangiza nkikubona nyine mise nkubonamo certificate y'ububoyi ndavuga nti ngwino ujye gukomereza mu rugo A0 y'ububoyi noneho rero mabuja kikubona ahita kongeza umushahara avuga ati aka kana stop none se sinumvishije ngo ufite miliyoni 2 uvuze ko ufite miliyoni 2 bitanibuka nyine ko mu nzozi nigeze kukurota uri umugore wanjye twanasezeranye nyine ukazana izo miliyoni 2 nanjye ngashyiraho zino turuwasi wifata ukavuga amagambo nk'ayo ngayo ingegera nkawe urumva ibyo bintu none se uri guhinyuza igeno ry'Imana Kako